kuva nkiri umwana narabikundaga, nakundaga ibintu by'ubuhanzi ariko nkajya nibaza ahantu nzabikora nkumva simpazi. Ngize amahirwe yo kubigeramo rero nabikoze nishimye cyane na cyane yuko byanantunze, bitunga abantu, biranezeza umubiri, mbese mu bitekerezo uhora wishimye. Ibintu by'ubuhanzi ni byiza cyane. Barabizi, bazi ko ndi Rangwida ukina mu runana, ku buryo n'iyo utahazi ukahagera hano muri karitsiye ukabaza uti wa mukecuru ukina mu runana, bahita vuba vuba bakurangira. Tuba tuzwi. Turabasuje inshuti bakunzi ba Zahabu TV, kuri iki cyumweru tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, tuzanwe no kubabikira umuvandimwe, umubyeyi, umunyabigwi cyane, akaba yari umustar ukomeye mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Cyane cyane bamuzi mu ikinamico Urunana, bamuzi muri filime zigiye zitandukanye nk'abakunzi ba sinema. Uyu yitwaga Rangwida, akaba ari nyirabukwe witwa Muganga Devota, akaba nyirakuru witwa Lopez, umwana ufite ubumuga muri iyo kinamico nyine, akaba nyina wa Shyaka ndetse na Agnes. Uyu rero yitwaga Nyirabagande Drosera Firidausi, yamamaye cyane nka Rangwida mu ikinamico Urunana, akaba yitabye Imana none tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026 nyine, akaba yapfuye afite imyaka 64. Birakekwa yuko ngo ari umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko amakuru ahari avuga ko yasinziriye ubuticura. Amakuru y'urupfu rwe rero yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026 nk'uko byemejwe n'Urunana Development Communication yakiniraga. Ni amakuru yagiye asakara, urumva nabo bayakesha ubuyobozi mu by'ukuri, aho nk'ubuyobozi bw'umudugudu w'Itetero, akagari ka Rugarama, mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge aho yari atuye, ubuyobozi bwaho bwatangaje ko uyu mubyeyi yitabye Imana ahagana saa 10 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru. Iyi nkuru yanemejwe n'abo bakinanaga mu Runana disi cyangwa se mu ikinamico Runana, aho ubutumwa bw'umwe muri bo bwacaraga ku mbuga bahoreraho bugira buti mwaramutse, timbabajwe no kubamenyesha ko umuvandimwe umukinnyi w'Urunana Development Communication, inshuti uzwi nka Rangwida, yitabye Imana muri iki gitondo. Bamwe mu bakinnyi bakinanaga mu Runana babwiye Zahabu TV ko batunguwe n'urupfu rwe, kuko bari bamaranye iminsi mu kazi bazenguruka ibice bitandukanye by'igihugu bakina nk'Urunana, bakinira abaturage hirya no hino mu Rwanda. Murabizi Urunana rugero ukunda kubasura, bakabakinira mu ruhame, bakabakinira imbona nkubone, ndetse banavuga ko ejo ku wa 6 Kamena 2026 bari birirwanye mu kazi rwose nta n'igicurantaka. Uwitwa Habakubaho Yasente uzwi nka Gitefano mu Runana, avuga ko mu ijoro ryo ku wa 6 Kamena bandikiranaga ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, ariko ngo we atungurwa n'inkuru y'incamugongo yamugezeho muri iki gitondo ivuga ko yitabye Imana mu by'ukuri. Uyu Gitefano avuga ko Rangwida yari umukinnyi mwiza w'intangarugero, ngo kuko mu myaka irenga 25 bamaze bakinana yamubonyemo ubuhanga buhanitse, yamubonyemo umukinnyi w'intangarugero, yamubonyemo umukinnyi ukomeye cyane. Yagize ati nk'abakinnyi bagenzi be twatunguwe kuko nijoro hafi saa 3 twandikiranaga. Ati gusa yari umukinnyi w'intangarugero, haba mu ruhame, haba kuri radio, yaba ndetse no muri sinema, ikina za filime. Rwose yari umukinnyi buri wese yifuza gukinisha.
Mu biganiro bitandukanye Rangwida yagiye akora yavuze ko yatangiye kwiyumvamo impano yo gukina ikinamico ubwo yigaga mu mashuri abanza. Mu mwaka w'1996 nibwo yagaragaje impano ye yo gukina ikinamico, aho yatangiye akina mu itsinda rikorera mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu, aho bakinaga imikino ku ihohoterwa ryakorerwaga abagore muri icyo gihe. Mu mwaka w'2000 nibwo yinjiye mu bakinnyi b'urunana noneho bya nyabyo. Muri uwo mukino akaba yari afite abana babiri nk'uko twabibabwiye hejuru, ni Agnes ndetse na Shyaka, n'abuzukuru batatu barimo Lopez umukobwa wa Agnes. Agnes nyine ni umukobwa yabyariye iwabo. Uyu mukino wabo mu runana wari ugezeho Rangwida akunzwe cyane, kuko inkuru ishyushye ari iya Agnes n'umusore washakaga kuba umukwe wa Rangwida ariwe witwa Chris, urwanirwa n'abakobwa b'ibizungerezi Nyarurembo. Ngira ngo abakurikira ikinamico runana cyane niyo nkuru igezweho muri iyi minsi. Bitewe n'ibihe by'amakuba Agnes na Chris banyuzemo, uwo mukobwa agahisha Chris ko yabyaye, byatumye ubukwe bwabo bupfa ku munsi wa nyuma. Birakaza Rangwida cyane ku buryo kumva izina Chris byamuryaga mu matwi. Nyuma y'igihe kirekire Agnes na Chris rero baje gusa n'abongera gusubira mu munyenga w'urukundo, ariko Rangwida akabyamaganira kure. Ndetse uwo mukino wari ugeze aho Agnes asererana nyina ashaka kuva mu rugo iwabo kubera gutotezwa na Rangwida, akajya ngo kwikodeshereza, dore yuko Rangwida rwose mu minsi yashize abakurikirana ikinamico runana yabwiye Agnes ati singushaka muri uru rugo, singushaka, genda singukeneye. Nuko rero ni inkuru y'akababaro yadushegeshe, yadushenguye twese abo mu ruganda rw'imyidagaduro, by'umwihariko nka Zabu TV. Dukomeje kwifuriza Rangwida Mukamisha iruhuko ridashira, ndetse twihanganisha mu by'ukuri n'abakunzi b'ikinamico runana. Mukomeze kwihangana. Yari umukecuru rwose wakundwaga n'abantu benshi, yakundwaga n'abantu bose, yakundwaga by'umwihariko n'abakunzi b'ikinamico urunana, yakundwaga n'abantu n'abaturage b'abanyarwanda, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. N'ukuri Rangwida reka tuvuge ngo Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Rangwida Mukamisha rero yatuvuyemo kuri uyu munsi afite imyaka 64 y'amavuko. Reka tubwire abanyarwanda ngo mukomeze kwihangana, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mukomeze gukomera, ariko nanone dutekereza ngo iherezo ryacu nyuma y'ubuzima rizabirihe. Ese twe tuzibukirwa kuki? Ese twe tuzasiga umurage ki? Mu by'ukuri kuko aba mu idini ya Islam, amakuru aravuga ko none tariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 2026 aribwo aza guherekezwa agashyingurwa mu irimbi rya Nyamirambo. Reka dusaba abanyarwanda bose gufata mu mugongo umuryango wa Rangwida, abasigaye, ndetse mu by'ukuri tubabwire ngo mukomeze kubaba hafi, abasigaye mukomeze kwihangana, abo bakinanaga mu ikinamico runana ndetse no mu zindi zitandukanye mukomeze kwihangana. Twavuga ngo Imana ikomeze ibakomereze imitima, kandi nawe aho agiye uyu mubyeyi yahaye ibyishimo abanyarwanda, nakomeze aruhukire mu mahoro. Mu by'ukuri ni Zabu TV, turakomeza kugenda tubakurikiranira byinshi bitandukanye kuri iyi gahunda.